Ndabasuje nimugire amahoro, nizeye ko aho muri muguwe neza, nanjye mu Rwanda rw'ino turaho turashima Imana. Ejo nasomye inkuru irambabaza ariko inakonfirima ubwo batumaranye iminsi. FPR, Kagame nta gahunda bafite yo gutuma twongera kuramya Imana uko tubishaka. Bakora ibyo bashoboye byose kugira baduce intege, ubu noneho bageze aho bafungira abapadiri mu bigo by'inzererezi. Ndagira twibukiranye ko padiri si umuntu woroshye. Padiri ni umuntu ufitiye akamaro sosiyete nyarwanda, padiri ni umuntu wubashywe, padiri ni umuntu ufite aderese, padiri si umuntu ujyana mu kigo cy'inzererezi uko ubonye kose. Twibukiranye kandi ko mu byumweru bibiri bishize cyangwa icyumweru gishize, twamuhoranye uyu uyobora polisi yavuze kuri biriya bigo by'inzererezi, atubwira ko bishyirwamo abantu bari gukumira ko bakora ibyaha. Tumva yaratanze n'urugero ati aho kugira ngo umuntu azagukate ijosi tukabikeka mbere tukujyanayo. Icyabaye kuri ubu, padiri tuvuge ko yarenze no ku mabwiriza ahari, akoresha ikiliziya kibujijwe, asomeramo misa nk'uko bivugwa, ari kumwe n'abakirisitu, ariko nta cyaha uri gukumira kindi, ni iki cyatumaga umujyana mu nzererezi? Wowe utekereje umva ari iki cyatumye amujyana mu nzererezi? Kumuca intege, kumutera isoni, kumuharabika, kumusiga ubusembwa, whatever. Birababaje rero. Nimba tugeze aho twambika amayugi cyangwa simbizi ibigayitse abantu bafitiye sosiyete yacu akamaro, juste kugira ngo tubace intege barekeraho gukomeza kujya gusenga. Ibyo bintu birababaje pe. Ariko ikibabaje kurusha byose ni ukubona padiri afungirwa mu nzererezi, karidinali akajya akomboka akajya gusaba ko uwo mupadiri afungurwa, bakamufungura, ariko bigakorwa ntihashyigire n'itangazo na rimwe risinywa risohoka, ntagire statement ikorwa na kiliziya ivugwa kuri iryo fungwa. Dushobora no kubisaba imbabazi yisegura cyangwa igihe, ariko imenyesha abaturage ko icyo kintu cyabaye. Kiliziya yari iya kera pe. Tugeze aho umupadiri afungirwa mu nzererezi ntihakorwe n'ubuvugizi ku karubanda, niyo bibaye bibera mu gikari. Ku ruhande rumwe ni byiza ariko kuko ibi biba bigwiza ibimenyetso bigaragaza ko ubutegetsi bwacu bukaruga igitugu. Kuko mu myaka 3 iri imbere, 5 iri imbere, 10 iri imbere, igihe ibintu bizaba byahindutse, abantu bazaganira ku mpamvu yatumye ibintu nk'ibyo biba, bikaba mu ibanga, ntihagire aho bivugwa, ntihagire aho byandikwa, na kiza ntigire icyo bivugaho. Njye nawe rero nk'abakirisitu cyangwa nk'abasilamu, abandi bantu bose babangamiwe n'ibyemezo bya leta, ni irihe somo dukwiye gukura muri ibi bintu? Nk'uko nkunda kubivuga, buri kintu cyose dukwiye kumenya ko kibaho kubera impamvu. Kiliziya yarafunzwe, ariko umugambi biragaragara ko uriho koko kubuza abantu gusenga, kubaca intege. Umuntu wubahaga kumubona afunganywe n'indaya, kumubona afunganywe n'abantu banywa urumogi, kumubona afunganywe n'abantu bacuruza za muriture, cya cyubahiro wamugombaga, kwa kundi birahinduka.
rero FPR ifite umugambi muremure wo kutubuza gusenga Imana ahubwo tugasenga Kagame. Iki rero ni kimwe mu bintu bibyemeza. Isomo rindi twakuramo ni uko ubuyobozi nta kintu buzadufasha kugira ngo kwizera kwacu kongere guhabwa agaciro. Karidinali ni nk'umupolitisiye, padiri ni nk'umupolitisiye, pasiteri ni uko, musenyeri ni uko, nta n'umwe uzafata inisiyative yo guhaguruka ngo abwize leta ukuri kubera ko bishobora kumushyira muri risike. Ariko njye nawe twizera kandi agakiza kacu kakaba karahungabanijwe n'ibi bikorwa bya leta, nk'uko mu zindi video nabivuze, dufite ikintu kinini dushobora gukora kugira ngo ibi bihinduke. Tukagikora tutigumuye, tukagikora tutiteranyije na leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa mu buryo buziguye. Aho uri wakandika ibaruwa na bagenzi bawe 3, 4, 5 muhuriye kuri iyo paruwase cyangwa kuri urwo rusengero mu cyubahiro gihagije pe gishoboka, mukandikira perezida wa repubulika, mukandikira urukiko se, mukandikira gitifu, mugasaba kurenganurwa. Kuko aka ni akarenganirega. Nta muntu ukwiye kuza mu myemerere yacu ngo atubwire uko dukwiye gusenga, amasaha dukwiye gusenga. Nta muntu bireba n'umwe. Wasenga icyumweru, wasenga iminsi 2, wasenga iminota 20, wasenga amasegonda 5, niwe bireba. Tukumvikana? Ntabwo leta ikwiye kuza kuregiretinga uburyo dusenga, n'ibyo dusenga ntabwo biyireba. Niyo mpamvu mbasaba ko tukanura, tukamenya uburenganzira bwacu tukabuharanira. Aho uri wandike ibaruwa, aho uri wandike ibaruwa wandikira perezida cyangwa wandikira inteko, simbizi uko ubishaka, wishyire bagenzi bawe niyo mwaba 10 bayisinyeho. Ibyo ni mubizira muzaba mupfa urupfu rw'abagabo, nta kintu muzamuka kandi nta n'icyo muzaba mu by'ukuri. Ariko na leta izabona ko hari abantu koko bari konvenki bakeneye kujya gusenga. Inama ukorana na leta, inama ukorana na gitifu, inama ukorana n'undi muntu uwo ari we wese, icyo kiba ikibazo cya mbere ugomba gushyira imbere ikibazo. Sino ntaho tujya guys, turi gusubira inyuma. Turi kumvikana? Muri make rero nibyo nashaka kuvuga. Nashakaga kubereka danger turimo, nshaka kubereka ko ibyo twavuze cyangwa ibyo tubona tutibeshya, mu by'ukuri ari umugambi mugari wo kutubuza gusenga, tubuza kuramya Imana uko tubishaka, ariko ko dukwiye gukora cyane kugira ngo icyo kivemo. Dukwiye kwereka leta ko itubangamiye, ikabimenya mu kinyabupfura. Ndacyongeraho ikinyabupfura kuko ntiturageza aho gukoresha izindi means zishobora kugamburuza leta, kuko ntazo dufite, kuko ahari tutabishobora kuri ubu. Ariko ntawe uzi ko mu myaka 10 tutazabasha kwihagararaho. Ntabyo tuzi. Muri make rero nashaka kubibutsa ko agakiza kacu karandeba ku giti cyanjye ko ni individual, ni personal. Urumva, ntabwo nkwiye kurirayinga kuri kadinali, kuri musenyeri kugira ngo atuvugire kuri leta. Ikigaragara nacyo nabo bafite izindi nyungu zabo bahagarariye, bagategera ku byo turi butange, which is so bad. So ndagusaba rero, mu rwego rwo kubaka igihugu cyacu ukwiye kumenya uburenganzira bwawe. Wamara kubumenya, ukamenya ububangamiwe, ugaharanira ko
tudakomeza kubangamirwa nabyo, ubundi tugaterana imbere twese tunezerewe, sibyo? Akaba ari umusanzu twaha igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego mbona leta yatwinjiriye mu bijyanye n'imyemerere, ikaba ikora n'ibitayireba. Icyo ni ikintu dukwiye kwamagana n'umutima wose. Kuri ubu dushobora kuba nta n'ikibazo turatangira kugira, ariko ntawe uzi mu myaka 20 iri imbere, 30, nimba ibyemezo turi gufata ubu bitazatugiraho ingaruka cyangwa bikazigira ku bana bacu. So mucyo twamagane aka karengane, kandi duharanire ko abanyarwanda bakisanzura mu myemerere yabo. Komere, mugire ijoro ryiza cyangwa igitondo cyiza, umunsi mwiza, kandi tutongera kubonana mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire. Mukomere, ari Pam.